hari ikintu ngiye kwiyama abantu muri ino sama, dore turi kuwa mbere, niyamye abantu mwese mwishyira muri groupe z'ubukwe, nawe natumye kurongorwa cyangwa se kurongora atiteguye ibintu byo nabwiye abantu ngo imihindo y'imishyushyanyo by'ubukwe mubireke kuko sibyo mukeneye kubanza kwiyubaka. Turi mu gihe gikeneye ngo tubanze twibaka dushaka ubuzima. Rero niba mushaka ubukwe, munamenye ko mutagomba gushyira abantu muri groupe z'ubukwe mutabateguje. Nuko bigomba kugenda. Bano mukore ubukwe mu bukore ku biti byanyu, mutagiye gufata abantu ngo mubacengeze amagroupe batababwiye ngo bagomba kuyajyamo. Umuntu akabyuka mu gitondo yisanga SMS nka 500 atazi ngo ni ibiki, bari kumugera bavuga ku cyo utitanga. Mutubabarire pe, natwe izuba riraturembeje. Nukuri ibintu byo kudutwerereza nka ari twababwiye mu murungurane cyangwa se mushaka nage Imana. Iki nicyo bita icyumya. Ubundi muzi icyatsi bita icyumya. Icyatsi bita icyumya ubundi simpamya yuko umuntu ubundi uri munsi y'imyaka 32, uri munsi y'imyaka 30 ntabwo yabaza icyatsi bita icyumya. Icyumya ni icyatsi ubundi umuntu ukizi ni kuva ku myaka 35 kuzamura. Icyo nicyo cyatsi ubundi cyakoraga isuku mu menyo y'abantu, hakoraga cyari icyatsi uhanagura kikoza burundu. Ariko noneho aya magambo yo ni icyumya nabazaniye. Iki ni icyumya kigiye kuboza bwa bugoryi bwose, bya bintu mwigize ngo muzajya muhora mutwika ngo mukora amakwe mwiyemera, bamwe bari mu makrede, bari amagurupe yanyu mwirirwa mushinga ngo mukeneye kwirirwa ngo mutwika, ngo musabiriza intwererano. Ibyo bintu nabagira inama ndababwira ngo mubane mukundanye nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Bibiliya nta hantu ivuga ngo mukore ngo ubukwe, ngo mutwike, ngo mugire gute. Aba bajene ahangaha bari kwirirwa basabiriza intwererano, bagira gute, bastressa abantu, bagira gute. Umuntu ifitiye ibibazo, yananiwe no kwishyura inzu, yananiwe no kugura agafuka k'umuceri, ariko admin yarirwa mushyira ku maliste ubu message inbox ngo nturatwerera ngo uri kuri liste, ngo nta sono ufite, ngo urabona ngo bidasebeje, ngo shakisha ngo make ngo yashyireho ngo ibiki n'ibiki. Imagine what a fuck. Ibingibi biragana birerekeza koko birerekeza he turerekeza hehe? Sosiyete nyarwanda namwe mumbwire, bakobwa bakowe mumbwize ukuri. Ibi bintu abantu bagerageje, wenda reka mvugane n'abantu bagerageje, bubakiye kuri ibi bintu, bubatse batangiye gucreatinga ubuntu bw'ubugurupe bwo gusabiriza intwererano n'ibiki. Eske abantu mwese mwabyubakiye ibi bintu, ubwo bufaranga bwamaze iminsi ngahe? Ubwo bufaranga mwabwishyuyemo inzamezi angahe? Ahubwo se mwabuhahishije iminsi ngahe? Mwabahishije iminsi ngahe ubwo bufaranga, kugeza ku rwego mushobora kuba mwavuga ngo murabyubakiramo cyangwa se murabigiraho inama n'abandi bantu n'urundi rubyiruko n'abandi bajene bari inyuma yanyu. Nta kintu bimaze, nta nicyo bizigera bimara, usibye kubagayisha. N'umuntu uzabatwerera azabatwerera ari kwigura nyine, ari uko wamuhatirije. Naho ubundi nta kindi kintu kizamutera kugutwerera cyangwa kizamutera kugira gute kuba yavuga ngo agiye gufata ubufaranga bwe ajye kubukoresha. Mwagerageje mugakora ibintu biri ku rwego rwanyu, cyangwa se mukabireka mukibanira ko urukundo ari rwo rwa mbere. Urukundo ni rwo rwa mbere, urukundo ruruta byose. Ako urukundo mwumva abasogokuruza bacu bakundanye, ababyeyi bacu bakundanaga kera, wagize ngo mwebwe urwo rukundo mwebwe muzanarugira nimugira mu mago? Ba bantu mwamenyere gusabirizaho ubufaranga nimubabura, ejo mukobwa wowe uratangira gukoresha ikirori ngo welcome baby. Izo welcome baby nabuzo abakobwa bagenzi bawe urabakoramo akazi, baguterateranyiriza udufaranga twose, welcome baby, amafaranga aboneke. Ibi bintu mwigize ngo ni imico y'abazungu. Abazungu barakora, abazungu bashobora no gukubita imyaka 10 babana rwose n'ikintu cyitwa ubukwe bataragikora. Ibi bintu rwose ni ideology mwishyizemo, na narrative z'ubugoryi muzamaze kubinjira mu mutwe. Ngiye ntago mpakanyije ko ubukwe ari ikintu cyiza. Ubukwe ni ikintu cyiza pe, ariko bwaciye mu nzira nziza,
ushobora no gukora ubukwe ugatumira abantu 10 nta mugayo urimo. Ushobora gukora ubukwe rwose hakaza abantu 12, hakaza abantu 20, abantu uzabasha kwakira ukamakinga sure ko nimba ari udupeti twa mitsingi umuntu yanyweye udupeti 4 yariye burushete 2 n'ibirayi 3. Ibyo bintu nta n'umuntu wapfa kubimara. Ikirori si icyo ngicyo. Miliyoni imwe ntiyabigukorera. Iyo miliyoni utabashije kuyibona n'inoti ya 800 ntiwayikorera ukayibika. Inote ya 500 wenda ndakabije 800. Umukobwa akoze miliyoni 500 amezi 5 akayashaka asevinga 20 ya buri kwezi nawe ugasevinga umwaka umwe ntabwo mwamubonye iyo note ya miliyoni. Mwabaye mute mw'abantu mwe koko? Esera iyo mugeze mu rugo bigenda gute? Rukinga 2 umuhungu aracyabahereza icyumye. Nukuri ibintu byo kudutwerereza nka ari twababwiye mu murungurane cyase mushaka nage Imana. Hari ibintu nyine mujye mwihangana ngende umuntu uvuga ukuri kwinshi. Hari ibintu abantu bagomba kumani gukuramo mukaba makuru man. Bite na vision tugezemo n'ibihe turi kujya. Ntago mukeneye kurongorwa no kurongwa bebo ryo kwigwa mwiruka ngo muri gusaza abantu mariage. Niba mugiye kubana nyine ni mwebwe mureka gusaza abandi bantu ngo babatwerere abariho muteganyeza kariho ubukwe bwanyu bugomba abagomba kuzabugiramo uruhare kugira ngo bubi. Ibyo bintu mubihagarike mukora ibintu mufite igiceri. Niba kidahari mwege mubane nk'abajama mube muri utwo duke duhari igihe amafaranga azabonekera muzakora ubukwe. Ariko hatabayeho stress zo kwiruka mu bantu n'abantu batakuzi ukababwira ngo reka twigize guhurira ahantu ngo ndashaka uzanahira ubukwe. Man ibyo nkunwerere no nawe biracyamucanze nago birahakunda. Wogize Imana ubonye umugore ahubwo abandi nibarabona n'abagore cyangwa se nibarabona n'abagabo wowe uri gushyiraho abantu igitutu mani ngo bagutwerere. Ibyo bintu nekereza ko bigomba kurangirana n'uyu mwaka. Murakoze. Ubwo rero ntimugire ngo ntikabaye. Ingiyi ni message yari message yiyisama mbere yuko twinjira mu kwezi kwa 7. Iyi ni reality cyangwa se ewana kwa kuri kuzuye kwa nyako. Udashobora kuba wabwirwa n'undi muntu uwo ari we wese. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nawe ubitekerezeho neza kandi bizakugirira akamaro. So reka nkomeze wenda mbasubirizemo mukomeze mwiyumvire tunakomeza tugera ku musozo wa nyuma wa video. Urakoze cyane. Kore subscribe kugira ngo dukomeze kubana nikomeze kuguha umugisha mu byo ukora byose. Kandi ibingibi biba ari ukugira ngo dukeburane kandi tugirane inama, kuko abantu baguseka kenshi cyane wowe utabizi baguhekenyera amenyo urimo uragenda ubasaka ubakora mu mufuka uko ukomeza kugenda ubadinga mu magurupe ya WhatsApp y'ibiki byose. So mugerageze nk'abanyarwanda kandi bajama namwe bajamanti ibingibi nzi neza yuko muri kubyumva neza. Ibintu mushyiremo umuvuduko mukeya mugabanye ukuntu. Hari ikintu ngiye kwiyama abantu muri no sama dore turi kuwa mbere niyamye abantu mwese muhekera muri groupe z'ubukwe naho natumye kurongorwa cyangwa se kurongora atiteguye ibintu byo nabwiye abantu ngo imihindo y'imishyushano by'ubukwe mubireke kuko sibyo mukeneye kubanza kwiyubaka. Turi mu gihe gikeneye ngo tubanze twibaka dushaka ubuzima. Rero niba mushaka ubukwe munamenye ko mutagomba gushyira abantu muri groupe z'ubukwe mutabateguje. Nuko bigomba kugenda. Abantu mukore ubukwe mu bukore ku biti byanyu mutagiye gufata abantu ngo mubacengeze mu groupe batababwiye ngo bagomba kuyajyamo. Umuntu akabyuka mu gitondo yisanga ari SMS nka 500 atazi ngo ni ibiki bari kumugera bavuga ku cyutitanga. Mutubabarire pe natwe izuba riraturembeje. Nukuri ibintu byo kudutwerereza nka ari twababwiye mu murungurane cyase mushaka nage Imana. Hari ibintu nyine mujye mwihangana ngende umuntu uvuga ukuri kwinshi. Hari ibintu abantu bagomba kumani gukuramo mukaba makuru man. Bite na vision tugezemo n'ibihe turi kujya. Ntago mukeneye kurongorwa no kurongwa bebo ryo kwigwa mwiruka ngo muri gusaza abantu mariage. Niba mugiye kubana nyine ni mwebwe mureka gusaza abandi bantu ngo babatwerere abariho muteganyeza kariho ubukwe bwanyu bugomba abagomba kuzabugiramo uruhare kugira ngo bubi. Ibyo bintu mubihagarike mukora ibintu mufite igiceri. Niba kidahari mwege mubane nk'abajama mube muri utwo duke duhari igihe amafaranga azabonekera muzakora ubukwe. Ariko hatabayeho stress zo kwiruka mu bantu n'abantu batakuzi ukababwira ngo reka twigize guhurira ahantu ngo ndashaka uzanahira ubukwe. Man ibyo nkunwerere no nawe biracyamucanze nago birahakunda. Wogize Imana ubonye umugore ahubwo abandi nibarabona n'abagore cyangwa se nibarabona n'abagabo
wowe uri gushyiraho abantu igitutu mani ngo bagutwerere. Ibyo bintu ntekereza ko bigomba kurangirana n'uyu mwaka.